Munyemerero uyu munsi noneho mbigishe amayeri wakwifashisha wigenzura cyangwa se ubasha kugenzura abandi. Aya ni amayeri rero adashobora kuba yagutenguha habe na gato. Aya akaba ari amayeri ajyanye n'imyitwarire ndetse n'imitekerereze. Muri makeya navuga ko ari amayeri y'uburyo buri psychologique. Ushobora kuba wayakoresha kenshi muri buno buzima ndetse kandi akaba yagufasha kwigenzura ndetse no kuba wagenzura abakugaragiye mu buryo butakugoye. Muri make navuga ko ari amayeri yagufasha koroshya ubuzima. Akaba ari amayeri rero akoreshwa n'abantu batandukanye cyane. Ashobora gukoreshwa n'abacuruzi benshi mu gushishikariza abantu kuba bagura ibyo bacuruza. Aya mayeri kandi nanone ashobora kuba yakoreshwa n'abanyapolitike kugenzura abo bategeka, ndetse kandi aya mayeri akaba yanakoreshwa n'ibyamamare mu kuba bagenzura abafana. Aya mayeri akaba yakoreshwa nanone n'abayobozi b'amadini mu kuba bagenzura abayoboke babo. Aya mayeri rero ashobora no kuba nanone yakoreshwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, ndetse n'umuntu ku giti cye nawe yayakoresha arimo yigenzura akoresheje amwe muri aya mayeri. Ni urutonde rero rw'amayeri menshi cyane, ariko ngiye kugerageza kuyigenda nyagabanya mu byiciro cyangwa se nyashyire mu bice kugira ngo tubashe kuyumva neza cyangwa se tubashe kuyumva yose. Ni ukuvuga rero isi y'iki gihe ntabwo igifasha inyangamugayo, ahubwo ifasha abanyamayeri. Ni ijambo risekeje cyane, ariko nanone ririmo filozofi ishobora kumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Isi y'iki gihe ntabwo ifasha inyangamugayo, ahubwo isigaye ifasha inyaryenge. Sinzi ukuntu ibintu uri kubyumva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abantu b'inyaryenge rero bakunda gukoresha aya mayeri mu rwego rwo kugira ngo bashe kubona inyungu mu bintu bitandukanye, kandi aya mayeri harimo amwe abashakashatsi bagiye babasha guhurizaho mu nyandiko zigiye zitandukanye. Umuntu ashobora kuba wenda yagarukaho none aha ngaha. Reka duhere ku mayeri wenda wakoresha ugenzura abandi. Noneho mu kindi cyiciro turaza kurebera hamwe amayeri wakoresha wigenzura weho ubwawe. Iyeri rya mbere rero dushobora guheraho rimeze nk'ihame: kujijisha abantu bagakora ibyo weho ushaka ko bakora, ariko bo bakibwira ko babikoze kuko babyihitiyemo. Jijisha abantu n'undi bakora ibyo bashaka ko bakora, ariko bo babikore bibwira ko ari bo babyihitiyemo. Uri kumva ayo mayeri? Muri make hari icyo ushaka abantu bakora, ariko ukabajijisha ku buryo bagikora bibwira ko biri mu mahitamo yabo, ku buryo badashobora no kuvumbura ko weho wabajijishije. Uko ubikora rero uha abantu amahirwe yo kuba bakwihitiramo ibintu runaka, ariko byose biri mu byo washaka ko bakora. Muri make wo kubategeka, wowe ubaha guhitamo mu bintu biri mu byo ushaka ko bakora n'ubundi ko bakora. Ku banyapolitike, ku baturage, abanyamadini, ku bayoboke, abacuruzi, ku bakiriya, iri yeri bararikoresha cyane. Reka mbahe wenda nk'urugero kuntu iri yeri rikora, wenda nkoresheje nk'urugero rw'umwana n'umubyeyi. Tuvuge ko wenda umuntu ni umubyeyi, arimo arashaka kugira ngo umwana we arye imbuto kandi we yikundira biswi. Muri makeya umubyeyi amaze igihe arwana no kumuca kuri biswi kubera ko zamushirije amenyo, zikaba zirimo n'ibinyabutabire byinshi bitari byiza ku mwana. Noneho arashaka kumukundisha imbuto. Uramutse rero ukoresheje rino yeri, ntabwo uri butegeke umwana ngo urye imbuto vuba vuba. Hoya, aho ntabwo byaza gukunda. Ahubwo uramujijisha, uzane ubwoko bw'imbuto butandukanye. Noneho nurangiza umubwira ati ari iyi pome nziza, n'uyu muneke uryoshye cyane, ndetse n'uyu mwembe mwiza cyane w'agahebuzo, urahitamo iki? Wenda umwana ashobora guhitamo pome. Nahitamo pome, urumva ararya pome yishimye, uraba umufatishije kubera ko wazi neza ko ari wayihitiyemo, ntari bunamenye ko wamujijishije. Ijijisha abantu bakore n'ubundi byo bashaka ko bakora, ariko babikore bibwira ko ari bo babyihitiyemo. Muri makeya wafatiye ibyemezo abantu, ariko ukabareka bakihitiramo gukora n'ubundi byo washakaga. Wewe wabahaye option, wabahaye ibintu byinshi byo guhitamo, ntabwo wigeze ubategeka, ariko none ibyo byose icyo bahitamo byose nta kibazo. Muri make ikintu ugamijeho cyangwa icyo ushaka nuko ushaka ko bagihitamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ukoresheje amayeri. Icyo gihe rero babikora bishimye, bibwira ko ari amahitamo yabo, nyamara n'ubundi weho uri mu nyungu kubera ko n'usanzwe nibyo wifuzaga, nibyo bashaka ko bakora. Irindi yeri rero rya kabiri ushobora kuba wakoresha ugenzura abantu, ni ukuba wakwibuka amazina y'abantu no kubahamagara mu mazina yabo. Aya ni amayeri agufasha kugenzura umuntu uwo ari we wese. Iyo uhamagaye umuntu mu izina rye,
ahantu nta hantu ashobora kuba yahera kwirengagiza na gatoya. Iyo uhamagaye umuntu mu izina rye yiyumvamo nk'umuntu udasanzwe, kubera ko ubwonko bwacu bukorwaho cyane n'amazina yacu. Ni ibintu tuba twarakuranye kuva mu bwana, ni ku buryo izina ryawe mu buryo bw'imiterere n'imitekerereze riba rimeze nka kimwe mu bice kigize ubwonko bwawe. Niba ushaka kugenzura abantu rero ujya ubahamagara mu mazina yabo. Iyo ubikoze urabagenzura, kuko umuntu uhamagaye mu izina nta kabuza n'ubundi agomba kwita ku cyo umubwira. Burya abantu bakunda kwiyumva mu mazina yabo cyane. Niyo mpamvu nk'iyo uhamagaye umuntu mu izina rye kwita abantu urukundo rudasanzwe, n'icyo umubwiye akacyitaho cyane by'akarusho. Gusa ariko biba byiza wenda nk'iyo ubikoze nko ku bantu uyobora, kubera ko nko guhamagara boss cyangwa se umuntu ugukuriye mu izina hari igihe bitagaragara nk'umuco mwiza, ahubwo ukabasanga bibaye ikibazo. Bisaba kubakora rero nko mu bantu wenda bawe, cyangwa se ba bantu bitagize icyo byangiza. Nanone irindi rero rya gatatu, igana abantu ukoresheje ururimi rw'umubiri wabo niba ushaka kubagenzura. Tubare wenda niba ushaka kwemeza umuntu runaka cyangwa niba ugamije kwigenzura abantu runaka, gerageza wigane imvugo z'umubiri we ariko mu buryo budakabije. Buriya buri muntu wese agira ururimi rw'umubiri we, uburyo agenda, uburyo akora, ibimenyetso byo mu maso he, uburyo akoresha ibimenyetso by'intoki ze, uburyo yicara, uko areba, uko ahumeka, uko avuga, ndetse nko ku bantu wenda batereta. Iyo ugize utuntu tumwe na tumwe wigana ku muntu urimo gutereta, kumwigarurira biba byoroshye cyane. Impamvu nuko imvugo z'umubiri akenshi ba nyirazo ntabwo baba bazizi, n'uzizi ntazitaho, ariko kiba ari kimwe mu bice bimugize mu bijyanye n'imiterere n'imitekerereze. Iyo rero umwiganye mu buryo nawe ashobora kuba atazi, ahita yiyumvamo ko hari ibintu muhuriyeho nawe atabasha gusobanukirwa neza, bigatuma rero kwiyumvamo mu buryo bworoshye cyane. Muri make, niba ushaka gutsindira nk'icyizere cy'umuntu runaka, gerageza weho ubanze wigane imvugo z'umubiri we. Gusa wirinda gukabya, kuko iyo ukabije cyane haba hari ibyago byinshi ko yavumbura kuri kumwigana. Hanyuma irindi rero rya kane noneho, herekeresha amagambo yawe imvugo z'umubiri wawe. Niba ushaka abantu bemeranya nawe mu buryo budasubirwaho, urugero niba urimo nko gushaka ko umuntu yemera ikintu runaka, menya ko amagambo yonyine aba adahagije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Koresha n'ibimenyetso byibura biherekeza amagambo. Urugero wenda niba ushaka nk'umuntu ukagura inkweto, nk'umuntu wenda arimo yihuta cyangwa se yirukanka, mu gihe urimo urabivuga ongeramo nk'utuntu nunabishobora nawe wirukanke nawe. Niba uvuze wenda nk'ijambo, gerageza uriherekereshe rimwe mu bimenyetso bijyanye. Niba ari yego, zunguza umutwe werekeza hejuru. Uwo muntu urimo gushaka kwemeza muri ubwo buryo, nta kabuza n'ubundi icyo umubwiye cyose azajyana nawe kandi azabyumva. Gusa ukirinda gukabya nanone, kuko iyo bikabije cyane uhita umera nk'umuntu usekeje, none ugasanga byangije icyo bashaka kubaka. Ibi ni byo bita subliminal signals. Ibyo wenda umuntu ashaka kuzabigarukaho kwabyo, ariko umuntu yavuga ko ari ibintu biri belong, ni ibintu biri munsi ya subconscious mind. Muri make uvanga ubutumwa bwo kuvuga n'ubutumwa bw'indagi, ubivuze uko wenda byakumvikana. Iyindi rero noneho rya gatanu, reba umuntu mu maso neza niba ushaka kumenya ukuri kwisumbuyeho. Ku bantu bazi uburyo bino bintu bikora, ubundi ntibashobora kugusubirishamo ikintu runaka ngo subiramo rimwe, kabiri cyangwa gatatu, cyangwa se ngo rahira, cyangwa se ngo ngere urahire, kuri bo ntabwo bikunda. Ahubwo wakubaza nk'ikibazo yarangiza n'agaceceka, wowe noneho mu gihe urimo urasubiza akakwitegereza cyane mu maso, agutumbereye cyane, adahumbaguza kandi atuje rwose. Iyo akureba gutya rero cyane, wowe urimo gusubiza uhita umera nk'ugiye ku gitutu, bigatuma usubiza mu buryo burambuye kurushaho. Ubu buryo kandi nabwo bwakora nko ku bantu uyobora cyangwa se abana bawe. Ntago watumbira nka boss wawe muri ubu buryo ngo umukanurire cyane cyangwa se umuntu ukuruta. Irindi hame rero rya gatandatu, irukana abantu bashaririye ukoresheje indorerwamo. Niba uri umucuruzi wenda wakira abantu, ushobora kwakira nk'abantu b'ingeri zose. Abakugana bose rero siko baba banezerewe. Hari bamwe mu bakugana baba bashaririye cyane, bashaririwe n'ibintu bitandukanye. Wenda hari abapfushije, hari abashonje, cyangwa se hari abagowe n'ubuzima, cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye.
uwo muntu yari yaguhingutse imbere uburyo kuvugisha bishobora gutuma nawe ubihirwa n'umunsi cyangwa ukabirwa n'ubuzima. Icyo ukora rero ushobora gushyiramo nk'indererwamo nini aho wakirira abantu kugira ngo uje wese cyangwa se umuntu wese wakiriye aza yirebamo. Iyo aje yazinze umunya rero akayireba muri ndorerwamo akibona uko asa, ahita ahindura isura, ahubwo akagerageza kuba yagaragaza akamwenyu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nta muntu n'umwe rero ukunda kwibona yarubiye cyangwa se yarakaye, niyo mpamvu indorerwamo rero ituma abantu bahindura isura. Ayo rero namwe mu mayeri 6 by'ibura ushobora kuba wakoresha ugenzura abantu. Reka noneho mbabwira ayandi mayeri 5 ushobora kuba wakoresha wigenzura weho ubwawe. Guhekenya shikarete ni ibintu bishobora kuba byajijisha ubwonko, ndetse kandi buraho kugira ngo unywe itabi ngo ugabanye stress wahekenya shikarete. Hari shikarete ziba zarabugenewe ariko zitarimo bino binyabutabire by'amasukari bishobora kuba byanakwangiza n'ubuzima. Hari shikarete ushobora kubabona muri za farumasi. Iyo urimo urahekenya shikarete rero ubwonko bugabanya imisemburo y'ubwoba no guhangayika cyane, ahubwo bukaba bwabasha kurekura imisemburo yituze muri weho. Ubu urimo urabujijisha, ahubwo bukibwira ko uramutse wenda uri nko mu kibazo runaka nta kintu wabasha gukanjakanja. Uzarebe nk'iyo wenda ubabaye cyane mu buryo bw'indangakamere ukaba uhangayitse cyane, nta kintu ushobora kwamera ngo kigende. Ntabwo byakunda. Akenshi ubona ko bamwe no kuba bafata amafunguro atandukanye cyangwa se ibintu bafata by'ibinyobwa bikunda kubananira cyane. Cyagiye rero ubwo we n'ubuzima cyane, gerageza uhekenye shikarete. Ni amayeri yo kugira ngo ujijishe ubwonko kugira bwibwire ko uramutse uri mu kibazo cya nyacyo nta kintu washobora gukanjakanja. Cyane ko imisemburo y'ubwoba ni imisemburo yo kukuburira cyane, ni imisemburo kwirwanaho umubiri ukora bitewe n'ikintu kidasanzwe gishobora kuba cyagira ingaruka ku buzima bwawe. Rero iyo urimo urekenya nka shikarete cyangwa se akantu runaka, ni bimwe mu bintu bijisha ubwonko bwawe cyane, bikakurinda gukomeza guhangayika. Irindi hame rero umuntu ashobora kuba yavuga cyangwa se rimeze nk'iyeri byagufasha we kwigenzura. Icyo utekereza kuri cyo nicyo uri cyo. Ni irindi yeri rishobora kuba ryagufasha weho kuba kwigenzura ubwawe. Iyo wiyumvamo kuri mwiza uba mwiza, niyo wizera ko ufite ubwenge uba umunyabwenge. Muri make uri cyo wizera ko weho uri cyo. Kugira ngo rero uhinduke ube icyo ushaka kuba cyo, urabanza ukizeramo mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Muri make uri gisobanuro weho cy'ibyo utekereza. Iyi rero rya gatatu cyo kuba kugenzura wowe ubwawe. Niba umuntu akurakariye, wowe ujye ugerageza utuze, nubwo bitoroshye iyo umuntu akurakariye cyangwa se yakugiriye nk'umujinya udasanzwe, ariko ni byiza cyane kubaho watuza mu gihe bimeze uko nguko. Iyo umuntu akurakariye nawe ukaba watera hejuru, bituma ikibazo ahubwo kiba kibikurushaho. Bya bintu nigeze kubabwira ko nk'imodoka zihuye ari ebyiri mu nzira nijoro zose zicanye amatara maremare, kugira ngo zibisikane neza bisaba ko imwe ibasha kugabanya urumuri cyangwa se ikayazimya, cyangwa zose zikagabanya kuko zibashe kubisikana ibashe gukunda. Iyo umuntu rero nawe aje nk'uko kwa gucanyaho maremare, we icyo ugomba guhita ukora, uhita ucana magufi cyangwa se uyazimye, kubera ko gucana maremare bikomeza ikibazo kugira ngo bicyoroshye. Ubwo rero ni n'uburyo bwiza bwo kuba wasebya wa wundi ucanye maremare kandi utamukozeho. Irindi yari rero rya kane ryo kwigenzura weho ubwawe, andika ibitekerezo byawe cyagiye uhangayitse cyangwa cyagiye wumva ufite ubwoba muri wowe. Nuhangayika, nugira ubwoba cyangwa se nugira agahinda, nugira amarangamutima mabi yose, ujye uhita ufata ikayi n'ikaramu, noneho uwandike ibyo urimo gutekereza byose muri ako kanya. Ibi ngibi birakora cyane kuko nyuma yo kwandika uzumva umeze neza nk'aho umaze kuganiriza abandi bantu ibibazo byawe, kandi uzumva uruhutse. Ibi ngibi ubwabyo bikiza ibikomere cyane. Kandi buriya hari abantu batajya bakunda kuganiriza bagenzi babo cyangwa se ngo bakunde kuganira ku bijyanye n'ibibazo byabo, ariko buriya iyo ugize ikibazo ukakiganira no kuba cyakira, iyo ufite nk'ikibazo runaka kuba wakiganiriza abantu, buriya biragufasha cyane kuko biba bishobora kuba wakira. Uko ubivuga urimo kugenda uruhuka, nta mutima ugenda ubohoka. Ariko niba utabishoboye ibyo ngibyo, yiga amayeri yo kuzajya weho noneho ufata ikayi n'ikaramu ukabyandika ahantu ibyo urimo gutekereza byose. Ibyo byose uri kumva bikubangamiye cyangwa se bikugoye, weho byandike. Bizagufasha ngo uzamera nk'aho wari uganira n'umuntu kandi uzumva mu mutima wabohotse. Ibyo ngibyo rero bikoze cyane nabyo bishobora kuba byagufasha kubakira ibikomere mu gihe runaka.
irindi rero rya gatanu ni ukuba wakwishyiramo umutuzo muri buri kintu cyose gishya kikubayeho. Muri buri kintu cyose gishya kikubayeho, urugero wenda niba ugiye guhura n'umuntu ku nshuro ya mbere, ugiye kuvuga ijambo imbere y'imbaga ku nshuro ya mbere, kubera ko byose bipfira mu mutwe ukumva ufite ubwoba, rero ugomba kumvisha ubwonko bwawe ko icyo kintu atari ubwa mbere ugiye kugikora, ntabwo ari ubwa mbere ugiye kuba ugiye kuvuga ijambo cyangwa se kuba ugiye kugira ikindi kintu uvuga imbere y'abantu ariko ukumva muri wowe ufite ubwoba. Ikintu cyose buriya wumvishije ubwonko bugitwara nk'uko nguko weho ubikoze. Icyo gihe rero iyo ubikoze uko nguko ubwonko burabigufashamo kandi ukabikora neza, bwa bwoba bugashira, cya kintu ukabasha kugikora neza. Aya rero ni amayeri ushobora gukoresha ugenzura abantu, ndetse aya rero akaba ari amayeri ushobora gukoresha ugenzura abantu, ndetse hakabamo n'andi ushobora kuba wakoresha nawe wigenzura weho ubwawe. Natangiye mbabwira ko isi y'iki gihe ntabwo ifasha inyangamugayo, ahubwo ifasha abanyamayeri cyane. Niyo mpamvu rero igihe cyose muba mugomba kubona byinshi bitandukanye, kandi ni kenshi nzangerageza kugenda mbaha andi mayeri mushobora gukoresha mu buzima busanzwe kugira ngo bibashe kuborohera muri ubu buzima tubamo. Ni byinshi bitugora, ni byinshi bituvuna cyangwa se bikatubangamira, ariko isi nta munsi n'umwe izakorohera. Ni ukumenya ko iyi si iki gihe ntabwo igifasha inyangamugayo cyane, ahubwo ifasha inyabwenge. Iyo usoma cyane rero ugomba nawe kumenya ubwo bwenge bwo kuba wabasha kuvunjira isi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.